ko abantu benshi nyine twagiye tubibamenyesha barayikurikiye uko byari bimeze byose. Inama yaritabiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi cyane bahari, ariko by'umwihariko n'inama y'Ubufaransa na Afurika. Inama abantu bagomba kwibuka ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yari yayitabiriye, amubona aho ngaho yari ari kuhagera, ba imodoka imujyanye kugira agere kuri red carpet, yego, kugira ngo abone uburyo rwose agera, ariko babacungiye umutekano cyane. Reba uburyo ava mu modoka iri kugenda, ntago ihagarara, ntago imodoka igipfa guhagarara, avuye mu modoka imwe ahise ajya mu yindi, cyane kabisa. ibintu aba ari protokole ku rwego rwo hejuru. Gusa ni inama wenda tubwira abantu icyo ari igamije cyane, nko muri speech ya Emmanuel Macron. Ubundi ayiva mbere ko tujya kuri speech yabo, ubu baranza kureba umukuru w'igihugu, yego, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umwe mu bagize uruhare muri iyi nama, ubwo yahageraga aba yakiriwe mu buryo budasanzwe cyane. Dore n'ushinzwe kumucungira umutekano, buriya ngo uyu nguyu uko byagenda kose nta kintu cyatuma batajyana, ntabwo byabura, bagomba kujyana. ahubwo se aha hari habaye iki? Aha babyita gutaha byihuse kandi umutekano wakajije. Hano umutekano wakajije, kandi impamvu nzo wagenda ujenje turi gucunga umutekano. Yo buryo ndi kubibona, birashoboka ko bari bafite nk'indege igomba guhita ibadeplasa byihutirwa, ahubwo bakaba bari gusiganwa n'igihe. kandi ahangaha n'ubundi bari aho inama yari bwabere hatashye, bari batashye, oya nibwo bari bakihagera, nibwo abayobozi bari bakihagera. ahubwo hari abatekereza ko bishobora kuba hari yabayeho agakesi k'umutekano muke. Ibyo ntibiri kugenda bivugwa, ntibyanabura ahantu hari abayobozi. ahubwo bakagira impungenge. Urabona abanyamakuru nabo, urabona uyu nguyu we rwose yari yabasize, urabibona neza. Umwari rwose ucunga umutekano aba ameze neza cyane, ameze neza cyane, abandi bose yari yabasize. Ahangaha bikaba bivuga ko rwose ntibiri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ako inama yari igiye gutangira kuko n'abantu bari gusohoka bataha. Oya, urabona se bari banze zirebe ko bari gusohoka. Hano umutekano wari wakajijwe yiva. Noneho ntago wanyamikoro, umuntu wazanye mikoro uburyo byahise bigenda cyane. Se abanyamakuru ko twiyenza nkuriya kuko yashakaga iki? Ahubwo yaragiye kubaza nde hariya, yagiye kubaza hoye uri umwe mu bari muri bara secretary yagiye kumubaza byagenze biti. Nase umusekirite yari yaje gutanga interview cyangwa yaje gucunga umutekano. Hari n'ababihuza, bitekerezo abo numvise bavuga ngo abakuru b'ibihugu batasoje uyu muhango akaba ari ababihuza. Ubwo dushobora gutekereza nimba hari abari bari kugenda, ubwo akaba ari nk'umukuru w'igihugu wari isataha, cyangwa se hari ibindi. Hari abari ibintu byinshi, buri kantu kose kabera hariya ntabwo wabura kubona iriya muvumo imeze kuriya, kuko rigara ahantu hari abantu bakomeye, abaperezida b'ibihugu batandukanye, abayobozi batandukanye, Antonio Guterres bari bahari. Rero ko kari akantu kuriya kaba kabaye ntabwo nabitindaho. Buri muntu wese wagirira ikibazo hariya Govinda byaba ibibazo bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero umutekano tugomba kuwubona wakajijwe ku rwego rwo hejuru. Ubwo nugutegereza twarebwo niba turebera ibindi bihe by'ingenzi byaranze n'ubundi iyi nama ya Africa Forward Summit. Aho rwose barabibona n'umukuru w'igihugu, ariko ngo abayobozi barakinnye ngo bajya guteka cyane. Macron rwose naga bari kumwigisha guteka kawunga, kandi cyane. Hajya muri Uganda buriya Govi barya kawunga, cyane muri Kenya. Muri Kenya ni ibintu byabo. Ubundi abagande ngiye ntekeza ko ari bo ba mbere, ariko nibyo bintu bikunda nyine navugaga, ahubwo nashatse kuvuga mu Bufaransa.
kandi nyine yagombaga kumenyera uwo muco wo muri Afurika. yagombaga kumenyera umuco wo muri Afurika. ugiye burya asaze habona nyine yabaye muri KCC. Bona ababyeyi abayobozi batandukanye cyane ko namenye amakuru ko iyi nama nayo yari irimo abantu benshi cyane, nayo yari yitabiriwe n'abarenga 4,000. yego abonye Emmanuel Macron kubera yuko nyine n'inama yari irimo abaperezida 30 gusa n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Nabonye mu Rwanda harimo abayobozi batandukanye kuko na burya na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ubundi yarari. Yego ahantu abari ahantu hanini cyane. Iyi ngiyi ni nka convention y'iwabo cyane. Yego kuko ubundi bambwiye yuko ngo ari Kenya Convention Center. iriya ICC irimo imbere. KICC bambwiye ko ari Kenya Convention Center, ibindi ntabyo nzi. Ubwo abakuru b'ibihugu muri iyi nama bagiye batangaza ibintu bitandukanye. Urabona hano bari kubyina, amubona ubwo Ivan ICC bayita Kenyatta International Convention Center. Yego ubwo yitiriwe wahoze ari umukuru w'igihugu. Ni y'umukuru w'igihugu ucyuye wahoze wacyuye igihe Uhuru Kenyatta. Harya hasiwe bundi Emmanuel William Ruto yasimbuye. Niwe yasimbuye kuko we ku munsi w'ejo yarari mu gihugu cya Uganda. Yego bwo murabibona rwose hagiye haberamo ibintu byinshi, aho nyabakuru b'ibihugu baridagaduye barabyina. Iyi nama ubundi ubwo kujya tugaruke tugenda tuvugana no ku byagiye biganirwaho. Ni inama iganira n'ubundi ni inama isanzwe ibaho iganira ku bufatanye bwa Afurika ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Niyo mpamvu mwabonye umukuru w'igihugu ubutaro ku mugabane Afurika wajemo ari Emmanuel Macron wenyine. Abandi baje nabo muri UN harimo Antonio Guterres. Yego bonye na wa mu perezida wa Botswana. Umwe ukunda cyane. Nge nkunda uburyo mbabona ari umusirimu cyane. Nguyu rwose. Botswana. Uyu ni Emmanuel William Ruto. Samuel William Ruto. Ari gutanga ijambo yatangaje amagambo ngo Pasigovinda kuna ni Dumabako. Mukunda ko. Emmanuel William Ruto ku munsi w'ejo yatangaje amagambo yankoze ku mutima. Ubwo ari kuvuga kuri Afurika, avuga uburyo Afurika igomba kwigira, abako ni umugabane ufatwa ukundi, ufatwa nkaho ubaye kuko ubwo gutega amaboko, abako ibyo bidakwiye, bigomba guhagarara duhereye none. Yego abwira abantu ko nyine kugira bikunde ibibazo bya Afurika bitagomba gukemurwa n'abandi, ahubwo Afurika ubwayo ari igomba kubikemura. Avuga imishinga itandukanye, uburyo usanga dufite nk'amabuye y'agaciro ugasanga n'ubundi marabyazwa umusaruro n'abatayafite, ahubwo twege tukayagura cyangwa se tukayabona ku kiguzi kiduhenze. Yego ku munsi w'ejo rwose yatanze, ariko nakunze n'uburyo avuga. Speech ye ibi yihuta cyane, ntago iba yihuta cyane, ariko akayirambura ariko nibyo rwose. Hari uburyo hari umuntu ushobora kuvuga ukarambira. Niwo muntu abonye utanga ikaze ry'iminota iri hejuru ya. Oya hari uburyo umuntu Govier ashobora kuvuga ukarambirwa, ako hari umuntu uvuga bitewe n'uburyo ari kuvuga ibintu ubona azi. Hari umuntu uvuga ukabona ko ibintu ari kuvuga nyine bimurimo, atari speech yanditse. Uko iyo urebye Samuel Ruto nyine nakubwiye yuko ngiye mwikundira kubera impamvu zitari na nyinshi cyane. Ngiye nkunda ko Ruto numwe mu baperezida uguha speech itanditse. Nyine akakuganiriza abantu nibaza kureba nyine uburyo abamezi yari gutanga speech, ubunaka ari ibintu ari kubwira abantu, ariko
ari ukuri kuri kumuva ku mutima, ari ibitekerezo biri kuva mu mutwe yego bitandukanye na ba bandi abahe Ariko- usanga bari gusoma nabwo bikagorana. ariko ngo ejo yari arikoroje nawe yavuze ko ngo burya ngo Kenya ni igihugu gifatwa nk'inkomoko y'ikiremwamuntu, yego ngo niho amateka yose yatangiriye ndetse n'inkomoko y'ibitangaza by'isi. cyane ubwo ngubwo ngo ayari kubwira noneho abayobozi bari kubaha ikaze, uburyo wumva impamvu nakubwira ko mukunda cyane ko kuvuga amagambo ashobora kugukora ku mutima, hagati ntabwo muri abashyitsi gusa ahubwo murimo gusubira aho ikiremwamuntu cyatangiriye. ubwo murumva nyine ashaka kuvuga ko n'ubundi abantu bose dukomoka ariya muri Kenya. kabisa ubwo murumva rwose ku munsi w'ejo haganiriwe ibintu byinshi, gusa hari icyari ingenzi cyaganiriwemo n'uburyo hashakwaga cyangwa se ibisubizo byatuma Afurika itabaho iteze amaboko. bimwe mu byaganiriweho ko wabonye ko na Antonio Guterres yari abishyigikiye, yego, ndetse n'abandi batandukanye. Emmanuel Macron nawe yarabishyigikiye, ariko njye nakunze debate ya Emmanuel Macron ndetse na William Ruto, n'abaperezida babiri bakiri bato se kandi hoye nyine se vuga nyine bakiri bato. Nje iyo ndi kuvuga umuperezida ukiri muto ni umuperezida Ntabwo rero imyaka ufite imyaka munsi ya 55. oye nje mbara mutoya, ariko mu gihe muri projection y'imbere ni perezida William Ruto ushobora kuba afite imyaka 20 cyangwa no kuzamura imbere, buriya se agifite ubushobozi bitewe n'ibitekerezo mwumvana. ibitwaro ko mutari mwabizi Ariyo mpamvu mvuga nti mu gihugu cya Kenya yego bafite amahirwe y'uko bafite perezida umwe mu beza bari hafi ku mugabane wa Afurika bitewe n'ibitekerezo afite. wari uzi se ko Emmanuel Macron buriya afite imyaka 48 yonyine? ni muto ni mutoya nyine. muri Emmanuel bivuze- Macron. Emmanuel Macron buriya imfura ye ndayiruta. Yego Igose kuko Emmanuel Macron buriya yimariye na Brigitte Macron mu mwaka wa 2007. hatinze ko byarasa. aho nyine nibwo bimariye, Ariko ni mutoya n'ubundi birumvikana kuko se ahubwo se agira umwana ntago mbizi. yala ubwo ngubwo waba ubizi yatubwira. Ivan araturebera. Emmanuel Macron birashoboka ko nta mwana afite. Emmanuel Macron Yego, aba mu ishyaka nawe rya Renaissance buriya harimo ibintu byo kuvuka. Yego Renaissance arimo kuvuka cyane bakavukiye. oya Renaissance oya Yego Renaissance nibyo basi bakavukire. ntibakavukire cyakongera kuvuka. harimo icyo bita naissance amavuko. ubwo ashobora kuba ari Renaissance, rero ubwo ashobora kuba ari ukongera kuvuka. ubwo basinyanye n'amasezerano murabibona, Emmanuel William Ruto ndetse na Emmanuel Macron. buriya ni Emmanuel ko mba ndi kumwita Emmanuel cyane Samuel? ni Emmanuel Macron. ni Emmanuel oya William Ruto. uvuga ngo William Samuel Ruto. Emmanuel Macron nta mwana yabyaranye n'umugore we Brigitte Macron. ahubwo Brigitte Macron yaje afite abana 3. Yego, ubwo njye numva abana be bashobora kuba baruta Emmanuel Macron. cyane nimwe mu byo njya numva. ubwo rero murabibona aho ngaho nyakubahwa perezida wa repubulika n'undi nawe yahuye n'abayobozi batandukanye barimo na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron n'abandi bayobozi batandukanye, ariko yatanze ikiganiro. ku kiganiro yatanze kugeza amagingo ya nikirajya hanze, ngo twiteze ko n'undi kiza kujya hanze. umukuru w'igihugu gusa ibintu bagiye bavugaho twanabigarutseho ibyo perezida Kagame yavugiye hariya by'uko nyine nta wundi mu perezida cyangwa se undi muyobozi
ya Perezida Kagame yagaragaje ko nta gihugu cyo ku mugabane uwo ari we Umuyobozi wose w'igihugu- cyangwa umuyobozi wundi uwo ari we wose ku isi ushobora gufasha umugabane wa Afurika kurenga ibibazo ufite. yego nyine aha ubundi inama ahanini ni ibijyanye n'uko Afurika yakigira kwigira kwa Afurika ari naho hari ibintu byinshi nyine byagiye bisinywa ayo masezerano nka Perezida Emmanuel Macron yagaragaje ko gufatira u Rwanda aha yaragarutse ku Rwanda n'ibihano Amerika yarufatiye ntago ibi ari ingaruka cyangwa se ntacyo bizagira ku Rwanda nyine. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje ko gufatira u Rwanda ibihano rusange mu buryo bwihuse bikurikije umurongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugirana ubufatanye n'amahanga. Ibi ni ukuvuga ngo ntago ibyo byabuza u Rwanda kugirana ubufatanye n'amahanga nuko ngo Amerika ngo yarufatiye ibihano. ahubwo se ikindi kintu mutamenya murabizi ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo yahuye na Felix Antoine Tshisekedi. Nese iriya foto nabonye ni iya kera ahubwo ni ababitekereje kuko icyo nabonye neza ni uko nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari ari mu gihugu cya Kenya nibwo twabonye amakuru yuko na Perezida Tshisekedi yamaze kugera n'ubundi muri Kenya. Yego se barahahuriye ariko amakuru twaje kumenya neza nuko batigeze bahura. ubwo ntekereza ko bashobora no kuba batanahuriye umwe kuko nabonye bajya gusoza uyu muhango nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bigaragara ko hari izindi gahunda z'akazi yari yagiyemo cyane kuko ntago amahirwe menshi ntago bahuye ngiye nabonye ifoto abantu benshi bayishyize ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo ni iy'ubu ngubu ntago bikunda gusa ariko nkatekereza ko kuko ejo hasozwe uyu muhango nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ntago yari ahari ariko kandi bayitangira nabwo ntago Felix Antoine Tshisekedi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yari ahari bashobora kuba baragiye babusanya gusa n'ubundi Perezida Emmanuel Macron Prito yagaragaje ko nkuko Ivan yari kubitubwira ko ibihugu by'ibura bidakwiye kwihutira gufatira u Rwanda ibihano bishingiye ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze abisaba gushyigikira ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane. Bigaruka kuko mu ntangiriro za Werurwe na 2026 Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda bamwe mu bayobozi bakuru bazo ibashinja guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu gufasha ihuriro rya AFC 23. U Rwanda rwo rwasobanuye kenshi ko rudafasha AFC 23 kandi ko nta ruhare rugira mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rugaragaza ahubwo ko leta ya Kinshasa ifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano binyujije mu gufasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR. No gutegereza tukareba gusa we nabonye navuga ngo Ubufaransa bwifuza ko habaho ubusugire bw'imbibi n'ubutaka bwa leta bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We bifuza ko ingabo zose ziri ku butaka bwa Kongo zitari za Kongo zahava hariya. Ikibazo bazabyemera. Izi bintu bizakunda. Biragoye. Ubwo nuko nguko bimeze. Wasi ubwo aho hari icyo dusize. Ngiye mvugisha ukuri biragoye. Govi, ubu hari icyo dusize? Ntacyo.